igice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Lucas yaramaze guhamagara Nimurata yewe yararimo amubaza ati se ngusange hehe wampa location inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri abangaba bari kuvugana kuri telefone Nimurata yarakaguhaguruka agasohoka kugira ngo avugane na Lucas akigera hanze arakamubaza ati none se kumpamagaye none sibwo nabumva aho ngaho kureba Lucas ati ntabwo nategereza ahubwo mbwira uri mu bihe byiza Nimurata ati reka ntekereze neza ndebe kambare neza yes ndi mu bihe byiza byakunda rwose Lucas ati okay noneho ngusange Nimurata se waje mu rugo nati ko mpero kumbwira ngo ufite umuntu muri kubana kano kanyura byibagiwe naterega kirya gihe impamvu nabikubwiye nagira ngo numve icyo mbwira ikindi nuko waburiraga ko n'ubundi ndi nyakamwe nta nshuti ngira nta muntu n'umwe ngomba nakwiziritseho uvuga ko mba mfite ubwoba bwo kuba ni njyenyine ariko dusubire ibintu tuvuge ibintu tubisubiremo warambabaje kirya gihe Lucas ati wigarura hasi none se warambeshyaga nta muntu mwari muri kumwe Nimurata yarinjijisha kirya gihe waransesereje wambwiye nabi utuma nanjye nkubeshya nate none ko wambeshya nati nyine uyu munsi reka mubwiza ukuri nta muntu tubana ntekereza ko nta n'uzigera abaho ndibana njyewe n'umuhungu wanjye ndatakwe none se umuhungu wawe arahari ndatoya ntawe uhari urabizi mama na papa bahereye ko bamutwara ni umwuzukuru n'umwe rukumbi urabizi ko ndeshya intege rero ni nk'umwami kuri bo so ndumva twahurira mu rugo Lucas ati okay gahunda niyo ngiyo akagaruka mu nzu Mariza akamubaza ati se kuva ryari ujya kwitaba telefone ugahunga mwari muri kuvugana se mwari muri kuvugana ibintu by'amabanga Nimurata ati byose ibyo byihutirwa si ngombwa kumenya umuntu twavuganaga ikihutirwa ni ibintu turi kuganira hano hari ibintu nshaka ko tuganiraho mbabwira kandi ariko ndimo kwihuta Mariza ati ntabwo mbyumva umuntu uguhamagaye agutera kumva wagenda ni muntu ki uri mu rukundo rushya se Nimurata ati amahirwe nayo akurahe ko wagira ngo Lucas yaranamagiye yanteye umwaka ko ngerageza kujya mu rukundo ariko bikananira ndati wirenganya umwana w'abandi ubwo nyine niwe byananiye Lucas se niwe wafashe umutima wawe ngo utazongera gukunda kuko mwagiye mureka Nimurata ati ibyo tubyihoreraga ariko ubundi karahandurika ndumva rero ibintu twari tujya kuganira twabyihorera ngenda agiye mama Lucas atugiye hese kandi Nimurata ati mbonye diru yihutirwa kandi ni ingenzi ibi bintu rero ngomba kubikora ndati okay
genda ndabanganira na Mariza nimurate hera kakagenda akajya gutegereza Lucas Mariza asigara aganira na mama Lucas akambwira ati ariko nyogoko ntubyite ko kubahuka nangwa se ikindi kintu kindi ndumva hari ikintu nshaka kukubwira ndati nguteze yombi umukobwa wanjye ndahera akambwira ati ngewe rero mu buzima bwanjye mpereza agaciro ubushuti gusa nanone nkumva ko kubaha ari cyo kintu cya mbere kiruta ibindi bintu byose ariko mu buzima sinkunda guhemuka sinkunda no kuvusha amaraso nyogoko Ivan ni umwuzukuru wawe umwana akaba umwuzukuru wawe Jinta ni umukazana wawe noneho Layla ni umukobwa wawe abo bantu utekereza isano mufitanye nurangiza urebe urwango ubanga wibaze mu myaka umaze ubanga ubimaze iki uretse kuba uremererwa n'urwango ruri mu mutima wawe no guhora udasinziriye wifuza kubabona bababaye ukifuza kubabona banyura mu buribwe kandi nabwo ntibikunde wibanze ntabwo ariyo biremerera ese si wowe bibuza amahoro n'umutekano si wowe bibuza ubwicaro n'ubwugamo neza neza ukumva muri wowe ubuza amahoro nyogoko reka nkugire inama hari abantu benshi cyane kuri iyi si bifuza kugira abakazana nka Jinta bagira umutima mwiza nka Jinta ariko wowe wagize amahirwe ubona umukazana nk'uriya aho kugira ngo umufate neza akubera umwana umubera umubyeyi umeze neza umeze nk'agaca mu nkoko uramureba ukumva n'ibyo afite ushatse kubimwambura ese ubwo uri umubyeyi niba warigeze ujya kugisa uzi uko kiryana ntabwo wakabaye ufata umwana wundi ngo umwambure ubuzima ese wari uzi ko njyewe iyo ntekereje kuri wowe nkatekereza no ku muryango w'umuhungu wawe n'uburyo we na nimurate muwuzengereza nzenga amarira mu maso nyogoko igihe kirageze ngo urekure urwango ruri muri wowe ubane neza n'abana bawe ese n'uyu munsi uramutse upfuye urabizi neza ko warimbuka pe ndate ngaho nyumvira ibyo kandi ubizanye ute Mariza ati reka ndacyakubwira wabanje kwambura ubuzima abana umukazana we yari yabyaye just gusa ngo kugira ngo mukure mu rugo yararimo ubona ataruvuyemo ibyo byari kugutera kuva ku izima kuko n'Imana yavuze buriya hari ntago wahamukura atari Imana ihamukuye so wiruhiriza iki ikindi umuhungu wawe nkurikije nuko namubonye ni umunyemu wagira umutima mwiza ariko urwango n'ubugome bwawe mbona byaramubitsemo ikindi kintu kitari cyiza watumye umwana wawe ahinduka ikindi rega namaze gukora iperereza ku muryango wawe wateye umukobwa wawe wamucura kukwanga kandi yaba akabaye agukunda nka mama we icyo kintu nacyo gikibaza ugitekerezaho ese iyo wicaye urumva ntabwo ufite utewe nuko bamwe mu bana bawe batagukunda ese ntabwo uterwa ipfunwe nuko nta mwuzukuru wawe ushobora gukandagira aha
nimurati ni inshuti yanjye ariko se ubona azakugeza kuki ubona ari iyihe nama yakugira ese ubona nimurati azakurutira Lucas nimurati se azakurutira Raila none se uriya mwana yabyaye nabura n'umwuzukuru wawe ngo tuvuge ngo araruta Ivan Ntwari mukecuru ibintu bitekerezeho njyewe niwo munsi wa mbere na nyuma nongeye kugaragara ndi kumwe nawe ibi bintu sinabishobora sigaye ndyama nkabura ibitotsi sigaye ndota nkarota nabi kubera nyine urwango muhora munshyiramo mumbikana ntabwo nabishobora none ku byari byiza ko kumenya wanyakiriye nk'umwana urankunda ariko niba udashobora guhagarara ngo uhangane n'ikibi kiri muri wowe ngo ukirwanye ukunde umuryango wawe nabwirwa n'iki ko njyewe uguhunda ruzaramba ese niba udashobora kuba wakunda amaraso yawe uwo hanze wowe wamukunda ute ubwo ni uburyarya mariza ahera akagahaguruka akanigendera adateze amatwi mama Lucas ariko akagenda ababaye ahera akafata telefone agahamagara nimurati akavuga ati nizere ko wageze mu rugo nimurati ati yego nageze mu rugo none ko mpamagaye mariza ati hari ikintu nshaka kukubwira nimurati ati nigiki mariza ati nimurati wambabarira uhereye uyu munsi inimero yanjye ukayisiba ukanayiblokinga ndumva ntagikeneye kuba inshuti nawe nimurati ati ariko wasaze wasinze kano kanya subaye iki ko ngiye nta kibazo mfitanye nawe ibyo bintu uzanye n'ibiki kwanza ibyo bintu tuzabiganira tuzabifatira ikindi gihe ndetse nta mwanya mfite wo kuzaganira nawe nimurati ati gabanya ibyo uri kwivugisha n'ibyo uri kwikora reka mbanze njye muri ibibazo ndimo nimbisoza ndaza nkurebe mu rugo mariza ahera akagakopa akitahira agasa n'ubyirangayije tuve aho ngaho twigire mu rugo kwa Dirane umwana aba yicaye arimo areba muri telefone ye irasona umukuru we asanga ari Bianca umuhamagaye ndahera ko yita ugati bimeze bite se Bianca ati nesa ariko ndagukumbuye ntwara ati ngwiki ukumbura njyewe ntwari se hamwe n'undi muntu uri iruhande rwawe uri kubwira Bianca ati yewe gabanya imikino ni wowe nkumbuye ahubwo se waboneka tukabonana ko numva ngo ushaka ndati biragoye kuko mu kanya hari ibintu ndi bujyemo kandi ndasabwa kuryama kare kuko mu gitondo n'imyitozo urabizi ko ejo bundi dufite match ikomeye ndetse iminota mikeya nabura 30 waratoke ngira ahantu uri mpagusanga nze tuvugana ndetse reka nguhereze location y'ahantu nsanga umwana ati nari ibintu ahera akagahaguruka anyira kwitegura akajya kureba Bianca akimugeraho asanga Bianca rwose yaramutegereje ndetse yaranamwiteguye ahera akamuramutsa akanamubwira ati wambaye neza Bianca turakoze baricara Bianca ahera ko amutumiriza icyo kunywa mwarataya ibintu ari gutumiza ntago mbiwe uri gutumiza inzoga kandi sinjyamo inzoga ndamutse nanazinyweye mama mbyara akabimenya sinzi uko twakiranuka gendaza kunywa amazi ndata amazi
basi fata fanta ndatoya fanta ntago nayinywa sinjyana nayinywa ndetse none turaganira uri kunywa amazi ngewe ndi kunywa inzoga ati nta kibazo gusa nyine twemeranyije iminota 30 muri iyo minota 30 iminota rwose ndatekereza hasigaye nka 27 nangwa se n'itandatu ahubwo twaganira ati ntago wabinkora si ubwo kuko ni iminota 30 uri seriye ndetse yego reka mba nkeneye kuruhuka ndetse usugura nkatiye nabura basi nk'agacupa kamwe mwarete Bianca mama wanjye naramusezeranyije ndetse na data naramusezeranyije sinjye ndenga ku isezerano ahubwo mbwira ushaka ngufashe iki Bianca ati ntwari njye nawe tumaze igihe gitoya kandi ni gito ariko si gito cyane ikindi nta nubwo ari na kinini tuziranye mwarati yego none turabizi ninjye guhamagara kenshi gashoboka ndati yego ngewe guhamagara ni gake cyane buriya umuntu najyaga mpamagara mu buzima bwanjye ni mushiki wanjye Ivy ariko nyine kuva namubura nabaye nkugize ihungabana sa naho hari ikintu mbuze mu buzima rimwe na rimwe mba numva telefone nanayijugunya kuko iteka iyo nyifashe mpura n'ifoto ye muri screen yanjye Ivy niba profile yanjye ya WhatsApp muri wallpaper ni urimo home screen na lock screen umuntu urimo ni Ivy iyo nikireje rero ko ubu ngubu atari hafi yanjye kandi ntazi n'irengero rye ntabura ntarigeze mbona n'iyo mayiti yiwe ngo mvuge ngo ibyiwe byararangiye numva hari ikintu kinini cyane mu buzima bwanjye mbura ese wari wabura umuntu bakubwira ko yaba atakiriho muri wowe yumva ko ariho ariko utaramubona nabura utari no kumubona ngo arwaye arembye ngo uvuge ngo wamurwaje kandi nanone utari kubona n'imva ye nabura ngo uvuge ngo kuko waramuhombye waramubuze ni ibintu bikomeye biryana rero uretse we wenyine nta wundi muntu wanteraga kumva rwose navugira kuri telefone gusa nyine nta kundi ndabizi neza ko hari umunsi nzongera kumubona mba mbyizeye that's okay none se ko nashaka ko tuvuga kuri umushiki wawe kuko ndabona utangiye guhinduka twahindura ibiganiro basi mwarati nta kibazo twabihindura kuko nkomeje kumuvugaho nakisanga ahandi hantu hatari heza Bianca ati none se twava hano tugashaka rumu twigiramo njyewe nawe nabura tukiruhukira ndati ngwiki tujye kuruhuka njyewe nawe Bianca ahera akamwegera agatangira kumukoraho ahubwo ati yegosha hano nyine turashaka shambure tugende tube twiryamiye ntwarata ariko nizere ko uri kwikinira si byiza ndatoya ntabwo ndi gukina ndakomeje ndatoya ntabwo byabona pe nk'uko nabikubwiye mama wanjye na data narabasezeranyije so rero ntago rwose iyo mico sinzi ko kano kanya nahayijyamo ibyo uri kuvuga ndi kubyumva ariko uwo ntago ari we ndiwe njyewe ntwari mfite ibindi bintu nkora mba
ngomba gutaha igihe cyanjye bitanyemerera rwose guta igihe ku bakobwa no kujya mu byumba n'abakobwa cyakoze wenda ari nka Ivy nagenda kuko ni mushiki wanjye ariko se ngiye turajyana mu buriri nkandi niki nyankaterwa nari gukunze mwarati warahunze seriously none ngiye ku rukundo rwanjye rwose naruhaye mushiki wanjye Ivy ntabwo ngiye nabona uko ngukunda ari bishoboka rero urwo rukundo warwikuramo niba rero wanamamagaraga kenshi gashoboka kubera wenda ibyo ngibyo ari byo washakaga wanyitaga kubera iyo mpamvu shaho ngaho wahiye kabisa ubu ntabwo ari ngewe kwanza byari byiza guhura nawe rero ngiye ko warunkumbuye wambonye kandi umbabarire kuko ngo tengushye ntabwo bigenze uko wabyifuzaga anyway shaka undi muntu ugufasha utari ngewe ntwari turetse n'ibyo ngibyo ntabwo uri type yanjye reka noneho mubwize ukuri nturi type yanjye muri mu mubare w'abakobwa nshobora no kuba nakunda ariko banza unirebe njyenyine niyo nubwo ubona ko unambyaye ese ubu tuvugisha ukuri nkawe nagukunda nk'ukurikiye iki nabura nabonaga uri nk'umubyeyi ngufata nka mama mvuga nti wenda wangira inama ukambera umubyeyi nka mama ntabwo nari nzi ko ari ibi ngibi bikugenza banza urebe uko usa uko nguko ntabura basi se ufite agatayi keza nka ka Ivy ufite ubwiza nk'ubwe nabura ngo bunyurure n'ubundi ababyeyi mbo muri iyi minsi babaye bati nta nubwo nagira ubwoba ngo navuge ngo uyu mwana ndamubyara si kuki mutagira isoni zo kwambarira ubusa bamuruta kandi ubwo wumvaga ari ishema uwo ntabwo ari we ngewe ntwari ahera ko yigendera Bianca asigaraho yumva asebye ariko ntacyo kubikora afite tuve kuri Bianca twigarukire kuri ino kasi na ni murati rwose aba rwose yicaye ategereje Lucas nawe ahera ko yinjira agasanga rwose ni murati yaramutegereje ni murati akimubona ahera akagenda akamuyambira abakenyeye tawel agashaka gutangira kumusoma Lucas akamubwira ati buretse wait a bit kuri kwiruka twagira ngo hari umuntu muri gucura umwana humura genda gake wikirukanka uri kurashinga ujyayo murata atirega nari ngukumbuye ko ngo heruka kera imyaka yaribaye myinshi ibaze arifa ataravuka none ni inkumi ya 20 n'ingahe icyara cyane imyaka 20 ni myinshi kuzamura bahazi ngaho ngwino twihakabiza ukasareba ni murati mu maso kandi ati ndi mu maso ni mura nta kintu uri kubona mu maso yanjye ndati ndi kuhabona ubwozo n'urukundo iyandoro yawe nziza nkunda ariko ndikubura yanseko yawe nakakamwenyu kawe ndeba ngatwarwa ntubagirwe ibibazo byose Lucas atongera ndebe mu maso nta kindi kintu uri kubonamo ni murata ati ndimo ndahabona umutuzo n'amahoro yanjye ndimo ndahabona umunezero nari maze igihe kinini ntabona Lucas ati okay aho ni sawa noneho twagenda ahera ko binjira mu cyumba bakigera mu cyumba Lucas yitegereza ni murati kabwa atari ko ni murati
uko utabitekereza uzi ko byose nakoze nabikoze kugira ngo ndebe nabura niba ushobora no gutekereza kabiri ibiza ariko nize neza urumva ushobora ko ngiye kuryamana nawe ngaca inyuma umugore wanjye ariko abakobwa nta n'isoni mugira ubu witeye witeretse urumva ushaka kuryamana n'umugabo w'umugore w'isezerano njyewe mfite isezerano mfite umugore wanjye ariko uri aho ngaho rwose urumva rwose ugiye kuryamana nanjye kandi ukumva rwose ari ishema reka abakobwa bo mwabaye muti inama nakugira ni imwe shaka uwawe mugabo njyewe ntukasumveho buriya nakwemereye nkubwira ngo umwana nzamuguha ngira ngo umvire mu rugo ari ndimo nkubeshya ntabwo nari nkomeje kandi no kuba naje hano umugore wanjye arabizi nje hano nabiganiriye nawe uretse ko yanambujije nkabyanga ndavuga reka nze nguhukure ntukongere kumenyera n'undi munsi n'ikindi gihe ntuzigere wongera kumenyera inamba yanjye uyisibe narinje hano nje kuguha agasopo no kukwiyama niba wanantekerezaga unyibagirwe nanze guteranya amagambo nawe wanjye kuko nari mbizi ko maze nk'isandi mu rutotsi urayomba pe byari kurangira umugore wanjye aje kandi akaguha karibu wanjye mu gihe ngiye mba nakeneye no kukubona jya wiga kwiyubaha mukobwa ntukasahira kagasohoka sigane murata aho ngaho ni murata asigara asebye ari kwibaza ibintu bimubayeho umujinya mwinshi ajya mu bathing room akoga akerekeza kwa Mariza agenda afite agahinda agiye kubwira Mariza ariko akibaza atari ko se Mariza ibi bintu ndahera hembe mubwira nise ndi bumubwire ibyambayeho kandi ntigeze mubwira ko ari Lucas twari tugiye kubonana oya ntabwo yari umwanya mwiza ikindi numvise yananyiriye ngo nagikeneye ko inshuti yanjye kambanze nje kumenya ibyamusajije tugaruke kwa Mariza mu rugo aba yiyicariye mu sitting room ari kuri machine yicaye atuje Ivy ahera ko aza musanga ariko ubona nta rutegeye Mariza atari kunengo nakubujije uri kuba wamamagaye nkagufasha Ivy ati yewe mba ndi kugerageza ngo ndebe ko mfite agatege none uzakomeza kumfasha ibintu byose kugeza ryari Mariza ati ndi hano kugufasha ndi hano kukurinda ndi hano kugira ngo umere neza rero mu bintu byose ukora jya wibuka ko ndi hano kubera wowe ndi hano ku bwawe nshaka kugufasha ugakira ukamera neza ugasubira mu buzima busanzwe Ivy ati ndabizi numvaga mfite inyota nshaka amazi yo kunywa ndetse ariko kuba wambwiye nkayakuzanira ngahicara aho ngaho kwanza reka nze ngufashe aragenda akamufasha akamwicaza nyuma yo kumwicaza ahera akamuzanira amazi akamuhereza Ivy yitegereza Mariza agahera akamubwira ati ariko ubundi witwa nde ko igihe cyose tumaze turi kumwe nta rimwe urambwira uko witwa kandi wenda atekereza unzi Mariza ati yego ndakuzi ntiwitwa Ivy se ndetse nose basi wambwiye uko witwa ngize amahirwe yo kuganira nawe ubundi wazaga unyitaho ugenda umpa ibiryo ukanjyana mu bezingi wo mukanyuhagira ukansiga ukanyambika nta na rimwe nigeze ngira amahirwe yo kuganira nawe ubundi urinde ese ubundi kuki wanyijije kuki uri kunyitaho
Mariza ati byo kumenya uko nitwa ntabwo ari ngombwa, icy'ingenzi nkeneye kukubona wakize ukamera neza warangiza ukagenda. Ati nagize amahirwe ubu noneho ntucyambara mask. Mbere wambaraga mask nkahora nifuza kubona umuntu ungirira neza unyitaho. Bwari mwemera gusabye gukuraho mask uyikuraho ndakubona. Uyu munsi ntukiyambara. Ahari reka ntegereze ningira amahirwe n'izino zarimbwira. Ariko se kuki ari njyewe wahisemo gufasha? Ese kuki unyitaho? Kubera iki wanabaye? Mariza ati njyewe nakwitaye kuko ari ngombwa ko witabwaho, kandi nagutabaye kuko n'ubundi nsanzwe ntabara abandi bose. So rero ndumva nta kindi kintu kidasanzwe nabikoreye, kandi ngomba kuzakomeza kukwitaho kugeza ukize ukamera neza. Ariko nanone nsezeranye ko umunsi wavuye aha ngaha nta muntu n'umwe uzigera ubwira ko ari njye wagufashije. Ikindi ntuzigere n'iri na rimwe ubwira abantu ahantu wari uri. Uransezeranya se? Ati yego ndagusezeranya. Bakiri aho baganira, Mariza yumva hari ukomanga, akambwira ati okay, ubwo nsezeranyije ni sawa, kambanze ndebe uwo muntu uri gukomanga. Ndumva hari umuntu uri gukomanga. Arasohoka akajya kureba uri gukomanga. Mu gufungura igipangu akibona nako akitegereza abona imodoka ya Nimurate. Umutima uramurya, ubwoba bukaba bwose, agatangira kwibaza ikintu ari bukore, cyane ko abasize Ivy yicaye mu sitting room ari kuvuga ati noneho ibi ndabigenza gute. Ibaze ko Nimurate agiye kubona Ivy, noneho ibi byo ndabisimbukane. Umutima uramurya, kabura icyo akora, akibaza ati mbanze mfunge ngaruke mu kanya ndamubeshya iki. Arihangana akamufungurira. Mariza yinjiza imodoka agaparika neza. Nako Nimurate yinjiza imodoka agaparika neza. Mariza bari hafi aho, ubwoba ari bwose, yibaza icyo ari bukore, yibaza ibisobanuro ari buhereze Nimurate naramuka abonye Ivy. Baherako batambikana ngo bajye mu nzu. Bagera ku muryango, Mariza umutima ukamurya ndetse ugatera cyane. Inkuru yacu reka tuyisubikire aha ngaha. Ese Nimurate naramuka abonye Ivy agasanga ari kumwe na Nimurate, aratekereza iki? Arabigenza ate? N'icyo ari bukore? Ese aho ngaho Nimurate ntiyaba yamubona noneho agapanga undi mupangu utari mwiza, cyane ko bose batazi irengero rye? Byose twibaza tuzabyumva mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ninjye wandika kandi ni nanjye wibagezaho.